guys, as usual this is Jadotech. Hari abantu bahoze bambaza ngo ubundi ririya jambo riri hejuru ryaje kuri network, hari abakoze update babona biraje, hari ababonye bije gutyo ijambo ryanditseho VoLTE cyangwa voice over 4G. Ubundi ni ibiki, bivuga iki, akamaro kabyo ni akahe? Ese hari abari bavuze ngo yapfuye telefone ye gutyo, ariko uyu munsi ngiye kugusobanurira uko ikora ndetse n'uko ushobora kuyibona niba utajya uyibona muri telefone yawe. Twagiye, reka tubanze dusobanukirwe ubundi VoLTE bivuze iki. Reka tubanze turebe hano kuri Chrome turebe ngo VoLTE ubundi mu magambo arambuye bivuze iki. VoLTE meaning, hano baratubwiye ngo sinzi ngo bigenze gute. Ubundi hano baratubwiye ngo voice over LTE ubundi bivuze ngo voice over long term evolution. Ni ukuvuga ngo iri jambo LTE bivuze long term evolution, cyangwa ni ukuvuga ngo ni gahunda yo gukoresha umuvuduko wa 4G uri hejuru. Ubwo ni nko kuvuga ngo ni 4G plus, ni 4G yiyongereye cyangwa 4G iri ku muvuduko wo hejuru. Baravuga ngo is an LTE high speed wireless communication standard for voice calls and SMS using mobile phones and data. Bavuga ngo icyo nakubwiraho hano kuri ijambo voice over LTE, ubundi iyo ufitemo voice over ni ukuvuga ngo ni kumwe uhamagara umuntu kuri haba kuri voice call cyangwa kuri video call, ugasanga muravugana nk'aho mwegeranye. Bavuga ngo communication amajwi aba ari clear cyane ugereranyije n'umuntu udakoresha voice over 4G, ndetse ugasanga na internet igenda ku muvuduko wo hejuru. Ikindi agashya k'iyi voice over, ushobora gukoresha 4G. Urabizi nawe niba ufite telefone ikoresha 4G, urabizi iyo baguhamagaye, umuntu aguhamagaye kuri telefone 4G yawe ihita ivaho. Internet ishobora kugumaho ariko ugakomeza ukoresha 3G ikahita yiswitchinga. Ariko hano iyo ukoresha 4G iyi voice over, ya 4G igumaho ugakomeza gukora ibyo wakoraga, ariko still n'ubundi ukiri kuri ukiri no kuri call kandi muri kuvugana nk'aho muri kumwe rwose binumvikana. Ikizabikubwira rero niyo uhamagaye umuntu uba usanga n'amajwi handitseho HD, biba ari ibintu byiza cyane, high definition. Reka turebe rero ukuntu ushobora kuyibona. Ese ushobora kubona gute iyi voice over LTE muri telefone yawe? First of all, uzajya muri setting. Hari igihe waba uyifitemo ariko utaraactivatinze. Reka turebe. Uzaza hano muri setting ya telefone yawe, settings, numara kuza kuri setting uzaza hano kuri sim card, sim and network settings, hanyuma uze kuri sim card ushaka kurebera. And for example, let's have this one first, sim card Jadotech. Nuza kuri iyi sim card uzabonamo utuntu twishi. Hano uzahita ubona akantu kitwa 4G calling. Urabona hano kabaye nk'aho gafunze. Use 4G service to improve voice calls. Kuvuga ngo ni uguhamagara kuri 4G. Uzaza ukaactivating, nihaactivatinga urareba hano hejuru kuri network, hano hejuru kuri network harahita haza irya jambo ryanjye, ndakaactivatinga.
nimara kugactivatinga urabona ko hahise hazaho VOLTE. Kuvuga ngo aka ngaka niko kazagufasha muri biriya byose nahoze mvuga, niko kazagufasha muri communication yihuta cyane. Yeah guys, this is Jadotech. Nkusaba gukora subscribe kuri YouTube channel, ndetse ugasura na account yanjye ya TikTok, naho ni Jadotech, YouTube channel ni Jadotech, Facebook page ni Jadotech, cyangwa haba hari n'indi nyunganizi, ikibazo ufite kuri telefone yawe ushobora kutwandikira kuri nimero iri muri bio, urayibona kuri TikTok, ndetse na hano kuri YouTube ndayishyira muri hasi muri description, ushobora kunyandikira nkagira ibyo ngufasha. Thank you so much, mwakoze gukurikira. Ubwo nizere ko uyu munsi nawe utazongera kuvuga ngo nabuze network, ngo telefone yanjye 4G ntabwo iri gukora, cyangwa se ngo n'ibindi. Ubwo ntabwo twumvikana. Oya, uyu munsi shiftinga ujye kuri VOLTE. Sawa ndabakunda cyane.